urumva jewe narebye izi message ariko amakuru nari mfite nka ngo abantu baprocinze uriya mukobwa mbere siko bimeze. Ntabwo abantu bigeze baprocinga uriya mukobwa, no, siko kuri. Uyu mukobwa akimara kureba imigabo n'imigambi mibi Emmy afite kuri Bruce Melody, yaragiye yegera Bruce Melody, murebe musome izi ni chat uriya mukobwa agize na Bruce Melody yagiranye nawe, murabibona. Yaravuze ati wa mugabo we, ntabwo umuntu twabyaranye nta keza umwifuriza, ndakwamaganye, wuzuwemo na roho mbi ishaka kugirira se w'umwana wanjye nabi, uvumwe. Urumva, nta ngingo n'iyi n'imwe ahangaha irengera uyu mugabo. Ibintu Bruce Melody yatubwiye kuva mbere ko uyu mugabo atamwifuriza keza namba, niko kuri. Ibi birasubiza inyuma ku biganiro Emmy, ku nkuru yanditseho Emmy y'i Burundi avuga ko Bruce Melody yafunzwe, murabyibuka. Emmy akayinyomoza, urabona ko harimo guharabika. Emmy yageze n'aho akoresha imbaraga afite, akoresha igihe kugira ngo yihimure ku muntu bafitanye ikibazo. Ni gute ukoresha imbaraga, ukoresha akazi kawe mu gusenya umuntu mufitanye ibibazo bwawe bwite? Ni ukuvuga ngo Emmy yakoresheje imbaraga afite z'itangazamakuru, azikoresha mu nyungu ze bwite, mu gushaka kurimbura Bruce Melody no kumuharabika imbere y'abafana be. Uyu munsi amawudi arabishimangira, murebe iyo nkuru iri aho hejuru. Banyarwanda, banyarwandakazi, Emmy ni kabwira abanyarwanda, nta na kimwe, nta na kimwe. Emmy uri mu bantu bazi guplayinga victime. Ahanga uraza guplayinga ihe victims, ni uraza guplayinga iki? Ku mutego mutinu gushibukanye uratubwira iki? Nta kintu ufite utubwira, ntacyo mbona uretse gupfuka mugasaba imbabazi ku migabo n'imigambi mibi wari ufite kuri Bruce Melody, tukagenda ukamanika amaboko. You have nothing to say. Roho mbi zizabata ku gasi. Are we together? Intu wakoze ntabwo bikwiye umuntu ushyira mu gaciro. Kariya ni akagambane Bruce Melody wamushyiraga mu mirongo migari, waramugambaniye, wamwifurije gufungwa, ubishyiramo n'imbaraga, yewe uvuga ko n'amafaranga yatangwa. Hakorwa ibishoboka byose kugira ngo uyu muntu afungwe, byakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mukobwa yurire indege cyangwa imodoka mu mwishyurire, aze i Kigali, aze gushyira Bruce Melody mu manza. Muri babi harimo ubugome n'ubugambanyi, turi kumwe? Harimo ubugome n'ubugambanyi bukabije, mwamfura mwe. Harimo urwango n'ubugome. Iyi ngiyi ntabwo ikiri beef. Muri turi kumwe, turi kujyanirana neza? Ahubwo hari ikintu mutari kureba neza. Umukobwa yabwiye Bruce Melody ko abizi ko kiriya gihe yari under age, bivuze ko baramutse. aka gaparti karakaze avuga ngo Uretse gato, ibyo ngo ari kumbwira ntabwo ari uko ndabizi, ariko sinshaka umuntu wagira ikibazo ku bwanjye. That time I was under age, aho ngaho yarabyishe, yashyize Bruce Melody mu ntambwe ndende. Komeza. and nzi ibyakurikira uko bimeze, kandi nawe uzi ukuri, singomba ko mbisubiramo. Anyway, sinshaka ko dusubira muri ibi bintu ngo bizemo abandi bantu. Niba turababirangiza, Haleluya, uzambwire tubirangize. amen. Turaba ingenzi, not abadafite icyo babidufashamo. Komeza, continue. Naka gapartner gusa je
namubwiye ko nagira ibyo atangiza byose, nagira ibyo atangiza byose byerekeye wowe, njyewe n'umwana ndibubwihakane, kuko ndumva nta na kimwe yakemura hagati y'umwana wacu natwe ubwacu. kuva 2015 wabyumvishe Emmy ukuntu umukobwa kubara. Komeza komeza Reka nze ndayindi parti. Ariko umusista yamusetinze kabisa. komeza Yamusetinze. mu magambo wavuze warabigaragaje, keretse n'utubwira impamvu yatumye uvuga ari amagambo na context wayavuzemo, urumva. So hagati aha ngaha rero ntabwo akasongoye wanjyewe nshyigikiye amagambo mabi, ntabwo nshyigikiye amagambo ya hate speech, sinshyigikiye amagambo yinjira mu miryango y'abantu mukagenda washatse n'inkono mukubitisha, ko muhangana mufite byinshi muhuriraho, mwabihuriyemo utinjiye muri famiye ye. Ubu nta yindi nkoni wakubitisha Bruce Melody utamujyanye udakoresheje biriya bintu, niko iyi video mbonye se ndapfuye noneho. Aha yangayo nguko. So icyo tuvuga kimwe ni iki, uyu mugabo Emmy turashaka kuzumva verisiyo yawe, cyangwa turashaka kumva verisiyo yawe, context wavuzemo biriya bintu ni iyihe? Aya mafaranga mwashakaga gutanga ni fundraising, ni impuhwe mwari mufitiye Diane watazifitiye? Aya mafaranga mwashaka gutanga kugira ngo Bruce aje mu nkiko, ubundi ni iyihe mpamvu? Urumva? So uyu munsi abantu bose muhaguruke muvuge ngo tutarumva verisiyo ati we standing for ahalala. Uyu mukobwa ni akasamutwe, uyu mukobwa ni igitangaza, uyu mukobwa ni urundi rwego. Bakira n'umukobwa afashe umwana akagenda akamutereka kuri CD akagenda, uyu mukobwa nta roho agira muri we, urumva. So nashaka kubereka hari amakuru nari mfite ko ngo bagiye gushaka uriya mukobwa bakamwishyura 20,000, mbere yuko bamwishyura 25 miliyoni 25 z'amashiringi y'amanyakanada. Urabyumva DJ? Mbere yuko uyu musore yishyurwa, uriya mukobwa yishyurwa ari amafaranga, murabyitegereza neza ko ari we waprochinze Bruce Melody bwa mbere. Mwabibonye? Tu comprendre? Je vous écoute. Ahangaha mwitegereze neza conversation uko yaje nuko byatangiye. Mwabantu mwe, Emmy yakoresheje uburakari, akoresha urwango afitiye Bruce Melody, aragenda rumuziba ibitekerezo, rumuziba n'amakenga, aragenda yisanzura imbere ya Shaitani kazi, ayibwira ibyo atagomba kuyibwira. Urumva? Turi kumwe? Are we together? So hagati aha ngaha reka tukubwire ngo Emmy, ibintu ni bibiri. Rambika umupira ugende wiyunge n'uriya mugabo umusaba imbabazi, warahemutse. Ibi bintu wakoze ntabwo uzasaba Bruce Melody gusa imbabazi, abanyarwanda nabo ugomba kubasaba imbabazi. Abanyarwanda ugomba kubasaba imbabazi, kuko biriya bintu wakoze ni ubugome, ni ubugambanyi, ni urwango. Emmy ntabwo bamusetinze, Emmy yasetinzwe n'ibitekerezo bye bibi afite kuri Bruce Melody, n'imigabo n'imigambi mibi afite kuri Bruce Melody. Are we together? uri
uri gusoma cyangwa wamutinze? Uri gusoma wamutinze? Niko DJ uri gusoma cyangwa manze nyine yamajwi? Joseph ufata ijambo. Ya, urakoze Godfather. Ikigaragara cyo uyu mukobwa Diane azi ubwenge cyane. Ni umugambanyi Ni mubi. incakura kabisa. Gusa Melody urabona zigera mwumvikana personally we akaza akakubwira ngo twumvikane. Babarire wumve. Simbizi. None ngere reka tuganire ndeke ibibazo byanjye na Melody. Reka tuganire ndeke ibibazo byanjye na Melody. Bivuze ngo wazanye ibibazo byawe na Melody kuri uyu mukobwa, mureke mwumve. Melody ari umugabo witeguye ko azaguhamagara akakubwira ngo Dia duhure tuganire. Araje. Wowe urinde kuki bahuye bakaryamana, kucyumva ko batahura. Ntabwo mbizi nanjye pe. Ukuvuga ngo icyo nta gihari sibyo? Kubera iki? Nabone muri comfortable zone. Ahantu rwose ntacyo bigutwaye, nta kibazo. Cyazo umwana ameze neza, atabaga aho aba. None ubangamiwe. Yewe ni kinyamatiko. Ariko ejo Sara kureba. Ibintu bihinduka ejo bibaye ngombwa. Ko umuntu ukeneye ubwa butabera. Ugiye kure kugira ngo ntibaguseke. Wamwumvishe? Aha, ntabwo byoroshye. Wumve? Shaitani. Ni hatari. Reka twumve Fabrice abivuga. Fabrice. Warakubite byawe mu muting mic. Abantu hano audience baje uyu munsi ejo ntabwo bari bahari hangana bivuge wikisi mwemuretse twumve iyi audio mw'abantu mwe. Mwumve ubugambanyi, mwumve rohombi. Akakuma amafaranga. Ubwira abangurijemo make y'amajoni muri iyi minsi. Umuntu ushaka gutanga ayo mafaranga ayari hanijwe kuri dashboard, mureke mwumve. Umuntu ushaka kugira, umushaka kuma amafaranga. Ubwira abangurijemo make y'amajoni muri iyi minsi. Arwaye goro irangije. None se miti. Suko nyine ngo biragenda bite. Je niyangaje muri iyi dossier, ibyo nagomba gukora n'ibiri urumva? Niyangaje muri iyi dossier, ibyo nagombaga gukora ni biriya. Mureke mwumve. Ni gute wiyangaza muri dossier y'abantu? Wowe uru rukiko uri ribu wiyangaje muri dossier nkande? Mureke mwumve. Ariko nawe gabanya urwango wanjye. Ariko nawe gira gute? Gabanya urwango. Ndarufite ndamaze. Gabanya urwango ku muji wawe wana rasuku. Agaswere nyina naje yanze ndimo. Izina rya Yesu. Bega. Oralani n'iki yawe gabanya urwango. Reka turebe n'umwe bwe babiri. Municaye. Deal zose bwazisotinga zikava mu nzira nuko bamwakomeje. Uyu ni umunyamakuru w'umwuga, ibi amagambo ndi kumva ari kuva mu muntu winda ufite indangagaciro mu nyumvire. Gabanya urwango ku muji wawe wana rasuku. Agaswere nyina naje yanze ndimo. Oralani n'iki yawe gabanya urwango. Reka turebe n'umwe bwe babiri. Municaye. Deal zose bwazisotinga zikava mu nzira nuko bamwakomeje. Hapa ahubwo sinzi network yayivuyeho, sinzi mabe bari bahamagaye. Ndanda kubaza. Ubundi kubwabunga byagenda bite nkambwiza ukuri. Wumve? Mwani yemeye gatibiri. Mumbabarire wumve. Reka ubwire fast roll. Ibyo ni byanyu biri mu mitwe yanyu byo gufungwa n'iki mu bikure mu mutwe. Aha. Mukwe mu mitwe yanyu uramureke gufungisha undi mwana manyu. Naye mayi uramuga after family atunze ndanubwo ngiye yaba ntacyo yamfashije ariko nk'abana ushobora kumbaza liste nkakubwira abastari babyaye abana badashobora kwemera badashobora gusuhuza abana bari aho ngaho baragwirirana hirya no hino barahara abastari biwacu mu Rwanda babigenza batyo. Uriya mwana kuba nijwi rye ryaravuzwe
ari uwa Bruce Melody kandi atari yakamenyekanye nk'uko ameze imyaka mwese murabizi Bruce Melody abantu bamukurikiranye nyuma y'imyaka 8 mbere y'imyaka 8 ko yari ameze ntago ariko ameze ubu ntabwo yari umustar cyane ukaze ariko kuba biriya bintu byaravuzwe uyu mwana akaba yarabonye ahantu kandi ejo numvise audio ndi kumwe n'umukobwa wabanaga mu gipangu na Diana arambwira ati uriya mwana niba ari umwana umeze neza uri ahantu haryoshye umeze neza utanifuza no kumenya amatiku n'uyu mwana kandi na Diana nawe arabizi so ijwi rya EMMY nibyo ryanatumye uyu mwana ariho mu buzima bwiza icyo ni kimwe ngena nashimye reka ibyo bene barakubeshye bite byawe ariko none se Karinijabo yamubwiye niki niba barabikurikiranye no ni bwa gambanyi bwose EMMY yagiye gupuringa out uyu mwana Diane kugira n'icyo gihe yari uyu mugabo EMMY kuva icyo gihe so yari afite imigabo n'imigambi mibi icyo gihe nibwo